hari abayobozi natumiye ngo baze hano bari ni administrator w'akahe karere ni Kicukiro ni umudamu ngomba kuba ari hano ari he aha nahoraga nifuza kukubona ngo nkubaze nawe uribuka ubwo naje muri Kicukiro ndi kumwe n'aba prime minister ndi kumwe n'aba ministers n'abandi tukaza tukabona inzu ahantu ku muhanda iraho imaze igihe bambitse ibintu bisa nk'iby'abantu b'abasazi bambara urayibuka twari kumwe nyakubahwa minisitiri waraduherekeje twari kumwe ndabyibuka yego ndabyibuka nyakubahwa perezida wa repubulika ibyo twasize tuvuze aho ngaho urabyibuka nabyo yego ndabyibuka hanyuma mwabyumviye rero ibintu bikomeje kugorana cyane nkuko ejo bundi hari ikiganiro nahoze mvugaho ku bantu bakunda gusuzugura ubuyobozi none iki kiganiro noneho ngarutseho cyo rwose cyo kiranarenze kirenze no kwemera ni ukuvuga ngo muri rusange uyu mumama muri kubona aha ngaha kuri sikirini yanyu uyu nguyu yasuzuguye ubuyobozi bikomeye cyane kugeza aho rwose ako kanya bahise banamwirukana mu buyobozi ubu ngubu ntabwo akiri umuyobozi uyu mugore ni umugore yayoboraga akarere ka Kihariya muri Kicukiro nyine naho yayoboraga uyu mugore muri rusange ibintu byawo wagira ngo akazi abantu baba bashinzwe wagira ngo ntabwo bagomba kugakora inshingano zabo baba barahawe wagira ngo nizo kwirwa biyicariye mu rugo nk'uko mubibona rero uyu mugore muri kubona aha ngaha nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda ari guhama amubaza amagambo akabura ikintu amusubiza akamusaba imbabazi ariko ntabwo byumvikana yuko ibintu nimba umuntu akubwiye ngo urabizi yuko n'umwana iyo akosheje bwa mbere baramubwira ati wa mwana we rero ntugakose wenda bakamubabarira ase ubu ngubu koko nabwo n'umuntu azajya ahora ahabwa imbabazi buri munsi uyu muntu rero muri kubona aha ngaha kuri sikirini yanyu yahise yirukanwa rwose ari uyu nguyu muri kubona aha ngaha kubera kunanirwa inshingano ziwe yahawe muri rusange bigaragara yuko atanahabaga kandi we akavuga yuko yahabaga mukurikire gatoya mwiyumvire turasubira mu kandi kanya gakurikiraho mwibuke gukora subscribe nyuma y'amezi nza kongera kuhanyura nsanga nta kintu na kimwe kigeze gikorwa nabyo urabizi ndabizi nyakubahwa his excellence ye rero ntabwo nigeze mbyumva ndongera mbwira prime minister mbwira n'abandi bashinzwe ngira ngo na minister wa infrastructure nawe wari uhari cyangwa wari utaraza wowe icyo gihe uri mushya ariko nabyo ntacyo bivuze kuko uraza ugakomeza ibyo usanze bigakomeza uko bimeze ntihagire igihinduka abari bahari abo aribo bose najyanye meya w'umujyi wari uhari urabyibuka nawe hagashira amezi nkagaruka nkasanga ahubwo n'ibyo twumvikanye bigomba gukorwa byasubiye inyuma ndashaka ko mubinsobanurira icyabaye kampere kuri wowe uba wicaye ndaza kukubaza murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika icya mbere na mbere turabasaba imbabazi kuko habayemo gutinda nta mbabazi nkeneye gusobanura we nsobanurira ibyo nakubajije mukimara kubitwereka twegereye uriya mutungo yitwa Yannick
dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa byagize bite dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cye cyari cyararangiye duti ajya gusaba ikindi aho akiboneye. uvuze ngo mwageze mute mwaramwegereye twaramuhamagaye yavuga ibyo wavuze mbere twaramuhamagaye baramwegereye bagiye barahendahenda bagiye bomboka baramwegera twaramuhamagaye nyakubahwa perezida wa repubulika dusanga iri jambo nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda bwiwe riramukomye ngo baramwegereye nanjye rirankomye gira muri comment tuvuge ngo nanjye rirankomye mwaramwegereye hanyuma muravuga na byanze bigenda bite icyangombwa cyo kubaka kirindiye kimara amezi 3 yose mwaramwegereye namwe rero mwabayobozi mwe rero mukora ibintu nk'ibi ngibi ntabwo ari byo uri umuntu ajya gushora imari ziwe abishaka nyine ko imari ziwe zunguka ni ukuri rwose mujye mugerageza rwose mukore inshingano nk'uko mwazihawe kuko kuba wenda muba mwagizwe abayobozi nizo nshingano zanyu ni mwebwe tuba tureberera. Niba baguhaye ubuyobozi niba baguhaye ngo uyobore umurenge abantu bakajya birirwa bicara cyangwa bagakora ibintu atari byiza kandi uhari bivuze yuko nyine ubu hari ari umurembo uhembwa amafaranga ay'ubusa kandi hari abantu bize cyane bafite n'amashuri menshi kubarusha baba bicaye. So icyo nababwira nuko buri muntu inshingano ziwe yahawe yazajya azibyaza umusaruro kuko iyo wazibyaje umusaruro biba ari byiza ku baturage bawe ndetse no ku gihugu bikaba ni byiza. Wowe uri bureba iyi video kugira ngo tuzaze tubasha kubana mu biganiro bitandukanye nkuko bisanzwe rero ni Mbona Ndaho TV. Mwibuke gukora subscribe, share, like and comment. Hanyuma tuzatukomeza kubagezaho ya ma video y'abantu bagenda barananiranye bakora ibintu bitari byiza cyane ngo imbabazi shoresha tenyeshana ibyo bibaho. Hano mbwira tubinyure hejuru tuze turirimbe muvuye mu mahugurwa dutahe ibi ngibi tubyihorere. Minister wa infrastructure ibintu bamaze iminsi bambwira by'amazu inkuta zigwa ibintu byarabitebuka bishica abantu biterwa n'iki bibwira ko ari iki hari n'ibyavuba y'amazu mwubakiye abantu yarakwiye kuba yarwaho abantu bakagenda bakayamurika ngo twubatse amazu y'abantu bakwiriye kuba babamo yarangiza akabagwa hejuru aba habaye iki biriho cyangwa ntibiriho urabizi hari ibyuzi ibyavuba ibintu cyangwa ntabyo hari biherutse kuba nyakubahwa perezida wa repubulika. Mbwira muri make amateka yabyo impamvu bibona kubereye. Ni umudugudu wa Kinyinya bita umudugudu bakunda kwita umudugudu w'urukumbuzi abubatswe mu 2015 wubakwa n'umuntu bita hari umugezi twabajyanamo tukabajandikamo ari bamwe babatizwa babajandika mu mazi mu cyumweru gishize ko uwuhe mugezi twabatwaramo rwose niteguye kubaherekeza nk'abirwa mbajandikamo annexes cyangwa amazu yarafatanya n'andi muri uwo mugezi ariko investigation ziri gukorwa zagaragaje yuko amazu yubatswe yarakoreshejwe nta standard zari zubahirijwe byasiyore by'amagambo cyangwa se building code enforcement ikindi cyari muremera ko tudakwiye kuba nabyo bakoresheje poor materials ariko tukananirwa gutera indi ntambwe ngo tumvikane vuge ngo bizakemuka bityo birinda kuba bimaze igihe bigahera bigitangira bikarinda birangira n'abantu bakabijyamo ngenda bibonamo ibintu bitatu. Gute ikintu cya mbere aho inzego ziba ziri hezose
hari aho tugera tukaba ntibindeba. Ubu ni ukuvuga ngo umuntu akavuga ati ndabiharira umuntu wese ushatse inspector kanaka niwe ubishinzwe yikorera ibyo yishakiye akabyihorera kandi wenda biri kubaka iruhande rw'akagari agakinyikira abantu amazi akabicaho ni umuyobozi w'akarere ni umuyobozi wo muri minisiteri runaka akabica birabazwa kanaka. Ikindi cya kabiri mbona your excellence ni guhishira, kuko ibyo biba byavuye muri za inspection cyangwa biba byavuye muri izo raporo ziba zakozwe. Urebye nk'iyo case yo mu 2015 hari aho byagaragaye yuko hari inspection yari yakozwe yari yamubwiye yuko yakoresheje poor material especially steel bar yakoreshaga muri reinforcement muri concrete. Ibyo ngibyo bikagaragara ariko nyuma bigahishirwa abantu bagakomeza bakamureka bakubaka, ari nabwo haza kuvaho cya kintu cyo kuvuga ati ibyo byagaragaye ariko wa muntu ibyo bimaze kugaragara wabibonye yabihishiriye cyane batabihishiriye hari urwego yabigejejeho, urwo rwego ntirwafashe imyanzuro. Your Excellency kugeza kuri cya rwa rwego ya mazu bageraho bakamuha occupation permit jya gukorera muri ya mazu kandi cya kibazo cyagaragaye. Nibyo ariko rwose ibyo uvuga nibyo, ariko hari icyo ngishaka kumva ntaramwumva, ariko hari ikindi nkeka. Ntabwo nari nzi ko abanyarwanda ari uko duteye. Ubundi nari nzi ko abanyarwanda banga umugayo